doesn't like seeing kids growing wiser. Please come, we will grow together. Mwaramutse neza bakunzi ba Grow Smart with Angelique, ndabashimiye cyane all my fans aho muherereye hose. Uyu munsi tugiye kwiga ku kantu kari very interesting. Maze igihe ndi gusoma igitabo cyitwa The Richest Man in Babylon. Hari video ejo nari nasharinze ijyanye na 3 great laws of wealth. Niba utarayirebye subirayo, jya hano uyirebe, ndashyira link muri description hanyuma nawe tujyanirane. Rero ejo turimo turiga izo 3 great laws of wealth. Twasanze law ya mbere ari pay yourself. Dusanga nyine umuntu agomba kwihemba akishyura amafaranga runaka. Uyu munsi rero tugiye kwiga iyindi subject iri very interesting. Mbaza ngo ni iyihe? Hari aho banditse ngo a part of all you earn is yours to keep. Nicyo kintu tugiye kuganiraho uyu munsi, ngo a part of all you earn is yours to keep. Bisobanuye iki rero? Mu buzima busanzwe turakora tugahembwa, sibyo? Abenshi nyine barakora bagahembwa. Hari abandi badahembwa ariko nyine tuvuge ufite business, hari amafaranga winjiza, the net income, ya nyungu yanyu mubona nyuma yo kwishyura imisoro n'ikindi. Tuvuge ku kwezi ni 300,000, sibyo? Hari undi ibyo waba ukora byose nyine hari amafaranga uba winjiza. Tuvuge igihe icyo ari cyo cyose, harabinjiza rimwe mu kwezi, harabinjiza buri cyumweru, hari n'abinjiza buri munsi. Hari umuntu uvuga ati ngiye ku munsi ninjiza amafaranga angana gutya, akayabona ari tangible cyane. Babandi bakora icyo bita ibiraka, badahembwa nyine ku kwezi, nta kontra zihari. Niba winjiza amafaranga, uyu mugani niba ndi byita umugani, iyi principle tumaze gusoma none ahangaha, niba hari amafaranga winjiza, nukuri ayawe ufite nayuba wabitse. Urugero, nukuri turahembwa, twamara guhembwa ugahita mbere na mbere utekereza twatekana ishyure landlord, ugahita ufata amafaranga ukishyura nyirinzu, andi ugahita utangira kuyabarira ibyo kurya, ayandi ukishyura bills, ukishyura umuriro w'amashanyarazi, ukishyura amazi mu rugo, ukishyura amafaranga uri kuyafata uyanyanyagiza mu bintu bitandukanye. Imyenda yo kwambara ukoherezereza inshuti, ugatanga icyacumi n'amaturo, ahantu hose nyine ugatanga. Akenshi usanga abantu babikora bakiyibagirwa, ugatanga ayo yose ariko ntugire na makeya wowe wibikira. Icyo gihe nabyita kuba uri muri hemukira. Rero a part of all you earn is yours to keep. Nuvuga ngo ayo uba wabonye yose ayawe ubundi nayo wabitse, ariko abitse nyine ntago ahari, sibyo? Rero twibaze uyu munsi tutese amafaranga koko duhembwa ajya he? Ajya mu biki? Kuko hari na benshi baba batazi n'ahantu ajya, handi amafaranga yakoresha agashira, wambaza uti wayakoresheje iki? Akaba yareba hejuru akaba ati harya ubu nayakoresheje icyaha cyo kora, wenda akibuka ati nanishyuye inzu, ibyo byose nahashye stock y'ukwezi, ibyo byose reba nishyuriye abana minervale, nishyuye fagitire y'amazi, nishyuye umuriro, twe dukeneye umuriro, ikindi kandi naguriye abana inkweto n'imyenda bari batambaye neza, naguriye madamu, nasohokanye madamu aha n'aha, nahaye umusaza cyangwa mukuru wanjye 40,000, ukahavuga ariko ukaba wiyibagiwe. Ndabasabye kuri Grow Smart with Angelique, turi hano kugira ngo dukurane, we grow together. Ndabinginze mureke tujye tumenya gusevinga. Nk'ubu urugero rwiza twagafashe, turetse ibyo byo gufata amafaranga ugahita ubanza kuvuga uti ndabanza nishyure, wenda asigaye ningira amahirwe agasigara niyo ndi busevinge. Ahubwo ka tubikore muri ubu buryo, tubibirindure, reka tugende upside down. Nubona amafaranga, tuvuge uyu munsi ubonye 300,000,
ay'ibihumbi 300 ako kanya jya uhita ubara 10% yayo, ubwo si ibihumbi 30. Ay'ibihumbi 30 uvuga uti ndihembye, aya ni ayanjye. Urihemba gute? Urayafata ujye kuyabitsa kuri bank account yunguka. Mwibuke ko hari bank accounts ubitsaho amafaranga, noneho wayabitsaho bakazajya bagukata nyine ayo gukipinga account buri kwezi bagukataho. Nuramuka ubikije kuri account bakataho, n'ubundi ubwo nta kintu uzaba uri kunguka. Hitamo bank account, saving account runaka, uzajya ugenda nyine ya makonti yungukira abantu, uzajya ugenda uvuga uti ndafashe amafaranga yanjye ibyo 300, 10% yayo winjije, ugende uyabike uyashyire kuri account yunguka, noneho bazajya banakubarira inyungu, ayo mafaranga atangire agukorere. Ni ukuri kirazira kubaho udafite saving n'imwe, ntabwo ari ibintu byiza, kubera ko nyuma yaho ni ukuvuga ngo umuntu ubundi utajya ukora saving ubuzima bwe buramugora, ni wa muntu uzahora akora iteka ryose, iteka ryose, kuko nta hantu ntiyanabona. Urabona hari ukuntu uba uri kugendana n'abantu n'umuntu ukumva amakuru, murabizi ko ikintu cya mbere ari amakuru. Nibutse akantu gasekeje, hari igihe nyine kuri televiziyo y'u Rwanda bajya bavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru, noneho umwana wanjye ko akunda ibitente agavuga ngo hoya ikintu cya mbere ni ibitente. So okay, ikintu cya mbere ni amakuru, karakanyuzemo tujye tunisekera. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri kugenda umuntu akaguha amakuru akubwira ati nyamara ufashe nk'ibi, hari umuntu ubu ngubu ufite wenda miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ashobora kujya yunguka 250 buri kwezi. Ugahita wumva ni ibintu byiza, si byiza se? Ni byiza kuba washora miliyoni buri kwezi ukunguka 250 wenda 50, kamwe urumva waba uri kunguka. Noneho ugahita umubaza uti none ukaza gusanga wowe nta miliyoni wigirira, ayo mafaranga ntabwo uyafite for investment, kandi ubaye waragiye ubika ayo 30 kuzagwiza miliyoni ntabwo ari mu gihe kinini cyane. Ubu kugenda ubitsa niyo yaba ari make agenda yiyongera, ntabwo aba ari kugabanuka, sibyo? Urumva uba uri guteganyiriza ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, ariko nanone uba uri no gukora, uba ushobora kuzakora investment in the future, ukaba wabona ahantu wayashora hafite akamaro, noneho ugahita ushorayo ya mafaranga akakugirira umumaro munini, sibyo? Rero nabashishikariza, niba winjije amafaranga, ni ukuri gukira ntabwo bisaba kuba winjiza amafaranga y'umurengera. Njyewe nabonye yuko umuntu uhembwa nk'ubu ngubu ushobora gutangira ubu ngubu uhembwa 100,000, ugahita uvuga uti mbega udufaranga, ugatangira kwifuza kuti mana yanjye wampa 300,000 naba umukire. Iyo ubonye 300,000 n'ubundi za needs zawe ziriyongera, wisanga n'ubundi ugomba nayo yose kuyakoresha, niko bigenda. Iyo uhora uspendinga amafaranga rero nta na make yubika, uba waraguye mu mutego w'uko uzahora ukora iteka ryose, kandi nta na hamwe uva, nta na handi ujya, nyine uhora ku rugero rumwe cyangwa se unajya hasi, kuko akenshi iyo guspendinga bikuryohera, uhora usora amafaranga ukumva ni byiza, ugera ukanisanga no mu myenda, ukumva ibyo ufite ntabwo bihagije, ukumva noneho wanaguza ahantu hose. Rero icyiza, jya ukora saving. Amafaranga ubonye ari yose ntibisaba kuba ari menshi, ntuzategeze muvuge ngo nzasevinga ari uko mpembwe amafaranga menshi, ari uko mbasha kwinjiza amafaranga menshi. Oya, tangira ubu ngubu, duhere ku muntu w'umuyede. Niba ukora ubuyede ukaba wakoreye 5,000 ku munsi, 10% y'ibihumbi 5 ni 500. Ayo yafate nk'aho adahari, yihembe. Mbese vuga utaya ndayihembye, ntuyihembe uvuga ngo ugiye kuyanywera ntuyihembe uvuga ngo ugiye kuyanywera, ntuyihembe uvuga ngo ugiye kuyaguramo ibindi bintu for fun byo kwishimisha. Yafata uyazigamire, uyabika ahantu runaka, haje ibigega byinshi. Mpora mbabwira Aguka Unit Trust Fund, hari uwambaje ngo ubundi ukoramo. Ntabwo nkoramo, ni amakuru mba nashatse kubihera. Ushobora gufata ukajya kubitsa muri RNT, ushobora kuyafata ukayabitsa muri hari ibindi bigega byinshi, Ejo Heza, wagenda ukabitsa muri Ejo Heza. Aho hose ni ahantu ushobora kugenda ukabitsa amafaranga, kandi ni amafaranga aba ari bugende yunguka, ntabwo uba uyapfushije ubusa. Uba uzayakenera ejo hazaza, ni ukuri wisanga uyakenera.
ubwo rero icyiza nabashishikariza uyu munsi kaduhera uyu munsi twebwe dusanganywe n'ubundi gusevinga buri munsi tubika 3,000 cyangwa ubonye yarenzeho urayabika nta kibazo ariko nawe ufata umwanzuro uvuga uti ayanjye mu mafaranga yose ninjiza ayanjye nayo nabitse ayo utabitse ubwo ntabwo ari ayawe nyine kuko kandi koko nyine si ayawe kuko uba wagiye uyaha abandi bantu nese iyo wishyuye landlord ugira ngo uba uyihaye ajya kuri konti yawe se wapi ni ukuvuga ngo ayo mafaranga uhaye landlord uba wayamuhaye ayo wishyuye ibyo kurya nyine aba yagiye mu byo kurya ku muntu ucuruza ibyo byo kurya niba wishyuye umuriro amafaranga aba agiye muri reg niba wishyuye nyine uba uri kuyatangatanga ahandi noneho wowe ukiyibagirwa urumva ntabwo uba wikunze n'ukuri ahubwo uba wiyanga rero twikunde iyi ni form of kwikunda saving tuyigire nyine ni ukwikunda kwiza ubu ngubu ni ugusevinga uhere uyu munsi uhere nonaha amafaranga winjije fata 10% uyabike kuri account yunguka uhere kuri mokash ahantu hose uzi hashobora kukungukira ushobora kubika amafaranga akaba akungukira bityo ubutaha nuyakenera for investment ntuzabura ukuntu ukora investment nyine ushore utangire gushora kuko hari umuntu uvuga ati yewe nta gishoro ngira hari umuntu ubwira uti wakoze wavuye mu rugo avuga ati nabuze igishoro nibyo warakibuze ariko siri kubikoraho iki kandi usanga behind the scene hari amafaranga menshi ukoresha ibintu wenda bitanafite umumaro cyane wakabaye ufata ukavuga uti reka njye nyabike ni ukuri imyaka irihuta nyuma y'imyaka 5 ugenda ubika 500 ku munsi haba hari amafaranga menshi twayabara muyabare mufate calculatrice mubare amafaranga 500 buri munsi mu gihe cy'imyaka 5 uba ushobora kuzanga nyuma y'imyaka 5 noneho ushobora kwibonera icyo gishoro ukava mu rugo naho niwicara ukavuga uti nta gishoro mfite bizakomeza gutyo ya myaka 5 izashira n'ubundi nta hantu uragera n'ubundi ukiri muri nta gishoro mfite noneho uzisanga ubuzima bwawe bubaye bubi kurushaho wisange witwayeho abantu mwikomo kanaka yanze kumfasha kanaka yanze kumpa igishoro umugabo wanjye nta kigenda sinzi marume arakize ariko nta kinama et pourtant wowe hari ikintu wakora uhora uri mu rugo urahaha kanibwirira abamama ni ukuri abamama twabishatse ntabwo twabura amafaranga uba uri mu rugo urahaha buri munsi amafaranga aguca mu ntoki buri gihe kandi aguca mu ntoki uri kuyatanga uri guhaha wenda ibyo kurya uri kugurira abana imyenda uri kugura hari ukuntu uba ushobora kugavura ni ukuri ndi kubigisha kugavura ariko mu buryo bwiza ntabwo ndi kukubwira ngo ugavura iyo ujya kunywa byeri oya gavura amafaranga uyafate uvuga uti ndayabika kuri account yunguka ayo mafaranga agenda agwira ntabwo agenda aba makeya uko iminsi igenda ihita uko imyaka yiyongera y'amafaranga ashobora kukugoboka mu kintu gikomeye cyangwa ukayakoresha investment nini ukavamo umugabo kuba umugabo iterme kuba umugabo ni ukuba umuntu ukomeye you can be a great person kuba umugabo nyine umugore nawe ashobora kuba umugabo you are a great person nyine ni nko wabivuga ni nkuko nabivuga gutyo rero ndakwinginze hera nonaha uwumva yiteguye gukora saving you can drop it in the comment section munyandikire mbwe muti murakoze wenda iyo nama tugiriye niyo cyangwa se munambwiye muti ibyo bintu uri kuvuga ntabwo ari byo ntabwo bishoboka cyangwa se nyine ndashaka kumva murabitekerezaho iki bino bintu ese koko mubona gusevinga ari ibintu by'umumaro cyangwa ntabwo ari ngombwa cyangwa hasevinga abahaze abamaze kuyabona ndababwiza ukuri ko ngewe uko mbyumva ikiza ni uko wabanza gusevinga mbere y'uko ugenda amafaranga yawe uyanyanyagiza ahantu hose reka imbaraga ushyira mu murimo wawe zigira umumaro ufatika zigira umumaro ufatika kandi uzajya uvuga uti wow ubu noneho mfite miliyoni wenda 5 ziheshejwe nuko nagiye nkora nkagenda mbika ntitube rwose abantu baciriritse tubiheshejwe no guhora twumva twaspendinga gusa tudashaka gusevinga ndabashishikariza gukora kuri subscribe niba uri mushya kuri channel yacu hanyuma ukore share usharinge kino kiganiro ku bantu benshi bashoboka abantu benshi bamenye ko
amafaranga ufite, ayo winjije, ayawe n'ayo wabitse, ayandi ntabwo aba ari ayawe, sibyo? Hanyuma twikomereze, twisengere, ubuzima bwacu buzakomeza kugenda neza. Mugire umunsi mwiza, muhahe muronke, mubone amaronko aho mugiye hose, ibyo mwifuza mubibone. Ndabibifurije kandi bigende neza. Murakoze cyane.